dukeneye umukuva ku Mana kuri Kristo yadusigiye nk'isezerano w'ukuri kugira ngo uwo mwuka mu gishushanyo igihe kiragera umwami ararakara arabaterura. Bibiliya iravuze ngo Yesu amenya yuko barimo gushaka kumubaza icyo gihe tarazana uracyayayana uribukira hakuri umuhanuzi akakubwira ibi noneho ukajya kukababwire tumaze imyaka myinshi dufite ubuhanuzi bukomeye igihe gishobora kuza ari kibi. Kweza Imana ntabwo yaturetse mu isi ntahita tubona igitumye ibibazo igihe kizatuma kwihangana kwawe kumenyekana igihe kizatuma Imana ikuga imitima yacirahavye ikeneye kururutswa n'Umwuka Wera. Turabashimiye inshuti zacu tubana kuri TV zacu. Uyu munsi turagarutse imbere za kamera zacu tugarukanye n'umukozi w'Imana Pasiteri azanye ubutumwa turagira ngo tumuhe karibu rero atangire abibwira kugira ngo dutangire n'ikiganiro. Yesu amuhumugisha ni karibu Pasiteri. Murakoze cyane nitwa Pasiteri Habugarama Jean Marie Vianney ndi umupasiteri mu itorero Rohemu. Ndabashimiye kandi Imana ihumugisha. Yesu rero amuhumugisha reka dutangire ikiganiro cyacu kuko cyo dushobora ngo tutageraho turambere reka dutangire dusenga tujye imbere y'Imana kuko ijambo ry'Imana cyangwa se ibintu by'Imana bitandukanye n'ibyo mu isi uhereye kera ibyo mu isi babitangira nkabo ariko kuko atari ibyacu tubitangire tubanje guhamagara data kugira ngo abane natwe muri icyo kiganiro cyacu. Turagushimiye umwami Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuganiriza ubwoko bwawe tugarukanye n'umupasiteri mwiza aje imbere yawe rero tumushyize imbere yawe kugira ngo umuzuze amavuta n'ubwenge kugira ngo abamwumva natwe twumva duhindukire kandi tugundukire twese kugira ngo umunsi wahamagara tuzumve twitaba. Urakoze rero umugire neza n'abumva bose bagire neza ni mu izina rya Yesu twizeye amen. Ni karibu Pasiteri. Murakoze cyane nkuko natangiye mbibwira ni Pasiteri Vianney hanyuma nubatse mfite umudamu n'abana Imana yangiriye neza. Hanyuma ndashima cyane kuko Imana yasizeho abakozi b'Imana kugira ngo ubutumwa Imana iduha tubusangire twese no mu ntande zose z'isi. Ndabashuje kandi n'izina rya Yesu. Intego y'ijambo mfite iravuga ngo igihe gisoza isezerano. Mfite ijambo rya mbere ndashaka kuvuga ku igihe cyatumye Yesu Kristo aza kuducungura. Igihe cyazanye Yesu kandi Yesu yagize ibyo asezeranye yagize isezerano atanga ari naryo ritumye uyu munsi turi imbere y'izi kamera tuvuga ngo yatugiriye neza. Mbere na mbere tutaratangira inkuru reka mbanze some ijambo riri mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere. Reka umusomyi mwiza yihute adusomere ahereye ku murongo wa 16. Yohana igice cya mbere umurongo wa 15 ahera ku murongo wa 15. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice cya mbere igice cya mbere umurongo wa 15 turageza ku murongo wa 18. Yohana igice cya mbere umurongo wa 15. Yohana yahamije iby'uwo niho Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati uwo niwe navuze nti azaza hanyuma niwe unduta kuko yahoze ntarabaho kandi 16 kandi ibimuzuye akaba twahawe twese ni ubuntu bukurikira ubundi kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Dukomeze 18. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana ahubwo umwana w'ikinege ari mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana kudusomera aya makuru aryoshye cyane. Iyo ngeze hano hantu ndafashwa cyane. Nkunda gutekereza kuri aya magambo ngo Yohana yahamije igihe cyabayeho igihe cya Yohana umubatiza ahamya mu bintu byari bimuzanye mu ntego yari afite
ni uguhamya iby'uwo ari we Kristo. Ngo nuko igihe kigeze Yesu Kristo agera mu isi, azanwa no kugira ngo acungure abantu. Ariko tutaravuga gucungura abantu kugira ngo umvire ijambo gucungura abantu, aho mu murongo wa 18 navuga ngo uhereye mbere na mbere nta muntu wigeze kubona Imana uretse kuyibonera mu mwana w'ikinege uryamye mu gituza cya se. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu iyo tumaze kwizera tubonekamo ko turi abere bitewe nuko twamwizeye tukinjira muri we tukabona umuntu bwe. Ngo kuko reka subiremo aya magambo nongere nyasome nanjye kugira ngo ntavuga ibintu bitanditse. Ngo Yohani yahamije iby'uwo avuga yeruye ati ni uwo niwe navuze uzaza unduta ubukuru yabayeho ntarabaza uzaza hanyuma ya unduta kuko yabayeho ntarabo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana itugire neza cyane. Igihe ndashaka kuvuga ko Yesu yaraje mu isi kandi Yesu yazanye isezerano. Ngo ibimwuzuye ni ubuntu bugeretse ku bundi. Muri ibyo bintu bimwuzuye ni ukuri, ni umucyo, ni inzira. Reka tuvuge ikintu kimwe. Umusingi w'agakiza ni ukuri. Ko Bibiliya iravuga, Yesu ubwe yarabivuze, aravuga ngo nuko rero mukomoka kuri so Satani kuko uhereye kera muri we nta kuri kubamo. Bisobanuye ngo muri Edeni inzoka ibeshya Eva arya kwitunda hano umugabo kuko nta kuri kubamo. Rero umusingi w'ijambo ry'Imana, umusingi w'ubugingo ni ukuri. Yesu rero niwe kuri, ni nayo mpamvu bituvuga ariko kuri. Kuba muri Kristo ukamwizera ukabatizwa ukahamya ibye niko kuri, ni nabwo bugingo, ni nayo nzira. Rero ndashaka kuvuga ku gihe ntange urugero mbere ko mvuga kuri ijambo igihe cyane. Umuntu w'umukobwa ashobora kubaho akabona ari mwiza akisiga amavuta menshi ahenze, ariko igihe kikazana iminkanyari kandi icyo gihe ntashobora kugisubiza. Umuntu ashobora kuba abeshya mu rusengero bakirirwa avuga ubutumwa abeshya ahimba, ariko igihe uko kigenda gishira kizana ukuri. Nimba ari umuntu wateye inda, igihe kizagera byare ukuri kuzamenyekana. Nimba uri umujura uhora wiba, igihe kizatuma polisi ikora iperereza igufate. Igihe kizazana umugisha kubamwizeye. Dusome kandi tugikomeza kuri uyu mugabo, tujye muri iki gitabo nyine cya Yohana. Ntabwo ndi bujye kure, ndashaka kuvuga ku igihe cya Yohana Umubatiza cyabayeho gitegura igihe cya Kristo. Igihe cya Kristo gitegura isezerano ryo gucungurwa kuri twe. Reka dusome tukigendera ku gihe. Yohana 16 umurongo wa 12 kugeza kuri 16. No tukiri 16 12 kugeza kuri 16. Igihe isezerano bishobora gutinda, ushobora kugira isezerano ukabona riratinze ukaniheba, ariko rindira igihe cy'isezerano gisohore. Imana yarebye umubabaro w'abantu n'isi, ireba ko twari abanyamahanga, twari kure y'isezerano, irema isezerano, ariko irema n'igihe cyo kugira ngo risohore. Mu buzima bwacu dukeneye gutegereza, ariko tugategereza igihe kugira ngo isohoze icyo yavuze. Reka badusomere icyo gitabo, umukozi w'Imana nibo hageze, dusomere. Kadusome mu izina rya Yesu. Ndacyafite icyo kubabwira byinshi, ariko ubu mubasha kubyihanganira. Ndacyafite icyo kubabwira byinshi, ariko ubu mubasha kubyihanganira. 13 turavuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. 14 uwo azanyubahiriza ukazenda ku byanjye akabibabwira. 15 ibyo Data afite byose byanjye. Yego, icyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwira. Icyo gitumye mvuga nazenda ku byanjye abibabwira. 15 hasigaye igihe gito nimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito, ariko hazabaho ikindi gihe gito 17 cyo kumbona. Bamwe mu bigishwa be baramubaza bati ibyo tubwiye ni ibiki? Ngo hasigaye igihe gito nimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone, kandi ngo kuko njya kuri Data. 18 kandi
ibyo ni iki ngo igihe gito ntituzi ibyo uvuze. 19 aravuga ngo Yesu amenye ko bashaka kumubaza, arababaza ati murabazanya ibyo mbabwiye ibyo ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho n'ikindi gihe gito mumbone. Imana ibaho umugisha. Reka tutarakomeza, hano hari amagambo nashatse kuvugaho ariyo yitwa igihe. Yesu ari kumwe n'abigishwa be ari mu rugendo rwo gucungura umuntu, arabitegereza abona akeneye kubigisha ikintu bita igihe. Arababwira ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, ngo kuko ubundi kubabwira ibyo mbabwira ntimwabishyikira, ntimwanabyumva, ngo kuko mudafite icyo gihe, ariko ngo ubwo umwuka w'ukuri azaza muri mwe. Reka mbabwire bene data, dukeneye umwuka w'ukuri, dukeneye umwuka uva ku Mana kuri Kristo yadusigiye nk'isezerano w'ukuri, kugira ngo uwo mwuka atwigishe igihe, atwigishe kwihangana, atwigishe gutegereza, atwigishe kutarwana. Reka mbabwire, igihe cyabayeho mu gihugu cy'i Babuloni, umwami Nebukadinezari akora igishushanyo, habaho acana n'itanura ry'umuriro, abasore batatu bategereza Imana, banga kurema igishushanyo. Igihe kiragera, umwami ararakara, arabaterura ngo babashugunye mu itanura ry'umuriro, ariko ntibigeze basakuza, abibagarire ntibasakuza. Igihe cyabo baracyemera, bemera igihe cyo kubabazwamo, bemera igihe cyo gusuzugurwa, ariko igihe cy'Imana cyo kugaragara muri bo kigaragara bari mu itanura. Tegereza igihe cyawe mwene data ukumva ubutumwa. Yesu Kristo aravuga ngo ni ukuri, nubwo nabibabwira gutya ntimwabyumva, ariko igihe kigiye kuza gito ubwo mutazongera kumbona. Abigishwa bagira ibibazo bati none se kandi binatubwiye ko tutabyumva ni ibiki? Bibiliya iravuze ngo Yesu amenya yuko barimo gushaka kumubaza icyo gihe, arabwira ngo hasigaye igihe gito yongera kubisubiramo, ntimumbone ariko igihe kiri muzambona. Reka nkubwire, mu buzima bwawe hari ibintu umaze igihe utegereje, ariko igihe kitarazana uracyayayana, uribukira kuri umuhanuzi akakubwira ibi, noneho ukajya kuri uyu akakubwira ibitandukanye na biriya, wacaranyikiwe. Ariko Yesu yaratanze igisubizo kivuga ngo umwuka w'ukuri nabazaho, uwo mwuka azabamenyesha igihe. Nicyo cyatumye abwira ngo noneho mugende muntegerereze i Yerusalemu, kugira ngo igihe bigisohora mumaze guhuza umutima mbamanurire izindi mbaraga rya sezerano. Reka mbabwire, tumaze imyaka myinshi dufite ubuhanuzi bukomeye n'amasezerano menshi twibitseho, ariko kubera ko tutamenye ko igihe cy'amasezerano nacyo gihari, ngo tumenye gutegereza igihe, tumenye kuba mu mwuka w'ukuri, tumenye kuba mu mwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri ni uwuhe? Umwuka w'ukuri, ijambo ry'Imana rivuga mu Bagalatiya ibice 5:19, rivuga imbuto za kamere, rikagaruka hasi rikavuga imbuto z'umwuka. Niba uba muri izo mbuto z'umwuka, reka umukozi w'Imana ari kudusomera mugoranye mu Bagalatiya, kuko ndashaka kukumvisha kuba mu gihe cy'Imana igushakamo. Bibiliya iravuze ngo kuba mu gihe, gutegereza igihe kugira ngo icyo gihe kikuzane mu kuri, muri uko kuri uhabonera amasezerano yawe. Abagalatiya 19, Abagalatiya 5 hera ku murongo wa 20, kumva uko havuga. Tukabisoma mu izina rya Yesu. Abagalatiya 5:20 uravuze ngo no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice 21 no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, kuko nkuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Aya ni amagambo Pawulo yabwiye Abagalatiya, arababwira ngo nuko rero ndababwira imirimo ya kamere iragaragara. Abantu batuye mu mirimo ya kamere, nubwo baba bafite isezerano, biragoye ko Imana yarisoza, kuko batari mu mwuka w'ukuri, mu mwuka w'ibinyoma, gusenga ibishushanyo, ishyari, ubuhemu. Ibyo Bibiliya ivuze mwabyumvishe, kandi muzongere munahasome. Abo bantu bari muri ayo masezerano y'ibinyoma, amasezerano y'ubuhemu, amasezerano atarayukuri, biragoye ko iyo Mana iri sezerano ryo gutegereza igihe cyazakubera cyiza. Igihe gishobora kuza ari kibi. Wese aravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano zikwiriye umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze mu gitabo cy'ibyahishuwe. Bisobanuye ngo umurozi ari kuroga uyu munsi, Yesu araza vuba azanye ingororano ikwiye ibyo yakoze.
ariko umuntu usenga ategereje araza vuba azanye ingororano ikwiye ibyo yakoze. Sinzi wowe aho uhagaze hasi y'umurongo, ndashaka ari wasoma kuko ndashaka kugira ngo njye mu gusoza. Munsi y'umurongo komeza imbuto z'umwuka, ndashaka tujya ku mbuto z'umwuka. Ukuri hasi y'uwo murongo wari ugeze 22 avuga ariko rero imbuto z'umwuka, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni urukundo. Mbese ufite urukundo n'ibyishimo, mbese ufite ibyishimo n'amahoro, n'amahoro rero ufite no kwihangana, no kwihangana ugategereza igihe, no kugira neza n'ingeso nziza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no gukiranuka, no kugwa neza, no kugwa neza, no kwirinda, no kwirinda. ibimeze bityo, ibimeze bityo ntabwo byatuma Imana idakora, nta mategeko abihana mwene data. Yesu aravuga ngo nuko rero nagiye ngo ariko ntabwo ngiye kubasiga nk'imfubyi, nzabohereza umwuka, ari umwuka w'isezerano. Ni ukuvuga mu yandi magambo, Imana ntabwo yaturetse mu isi ntaho itatubona. Igitumye ibibazo bikugeraho ni ukugira ngo muri ubwo bushake bwayo buri kukugeraho ikurebemo nk'umuntu ukomeye mu isezerano. Ubu uri mu isezerano ry'amahoro, uri mu isezerano ry'ibyishimo, uri mu isezerano ryo kugira neza, uri mu isezerano ryo gukundana, uri mu isezerano ryo kwihangana. Aho ngaho muri icyo gihe Imana izahagusanga iguha ikintu uri gusaba. Reka mbabwire bene data, muri iki gihe ibintu byo gukorera Imana biratugoye, abantu benshi birabananije, abantu batinye kuba mu isezerano ry'ukuri. Ntabwo ushaka gutinda muri iki kiganiro, mfite iminota mikeya nshaka kuvuga iki kintu. Nshaka kukubwira ngo igihe gishobora gutuma Imana iguha ibyo wasabye kubera ko wihanganye mu gihe neza, kandi igihe gishobora gutuma ugaragara nabi, ndetse no muri quartier wabagamo ukayimukamo nabi bakuvuziriza induru. Ushobora kuba ukora ibintu wihishe mu ijoro, ariko igihe ijambo rirambira muri Zaburi ya 50:16 ibyo byose urabikora n'akuhara ukibwira ko mpanye nawe, ngariko nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana na kimwe nkuyemo. Bisobanuye ngo igihe cy'Imana kigera izashyira ku mugaragaro ibyo dukora. Reka rero mwinginge kugira ngo niba hari ibyo wakoraga byatuma Imana izashyira ku mugaragaro bikakubera bibi, kandi wabaga mu rusengero, uyu munsi uhindure, wige gutegereza igihe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu abwira abigishwa be ngo ndagiye ariko nzagaruka mbajyane, ngariko ntaragaruka nzaboherereza ngo kuri Pentecost ikiri kiva mu ijuru bamaze guhuza umutima. Reka aho wicaye ubanze usenge isengesho rituma uhuza umutima n'Imana, uhuza umutima na Kristo, webere wizere amagambo ye. Noneho muri icyo gihe umaze guhuza umutima nawe, nibwo Imana izasohoreza imirimo yayo muri wowe. Kuko mu gitabo cy'Abefeso igice cya 1:3 haravuga ngo yaduhaye imigisha yose mu buryo bw'umwuka muri Kristo Yesu. Reka iyo migisha y'Imana yaduhereye muri Kristo Yesu ntiguceho. Iri jambo rije kuvuga igihe kizatuma bagusuzugura bakubaha, igihe kizatuma ijambo udahabwa mu rusengero rimuribona, igihe kizatuma icyo Imana yavuze gisohora, igihe kizatuma kwihangana kwawe kumenyekana, igihe kizatuma Imana ikugarura ati mu ijuru. Turagushimiye kuko iri jambo rigiye kugera kuri benshi. Usabye umugisha cyane no ku bantu batangije ivuga butumwa, ubagure kandi rivuga butumwa rizubaka abantu. Ndakwishimiye wa Mana we, kuko washimye ko uyu mwanya n'aka kanya tukuvugaho. Nuko rero umwuka wowe ukuri w'isezerano azamanuka mu matwi y'abazumva ubutumwa buca kuri aya macano, ahindura imikorere yabo, abahe kwihangana no gutegereza, ndetse arime n'ubuhamya muri bo, mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye inshuti z'umusaraba. Shalom shalom, ikiganiro nakagaruka. Amen. imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'Umwuka wera.